Clouds TV. Rwanda is watching. Kongeye kubasuhuza tubaha ikaze abakurikiye Clouds Tonight, ni umwanya makuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu wa gatatu tariki 16 Ukuboza 2015. Mu gihe imyiteguro y'amatora ya referendum igeze kure mu gihugu hose, abaturage mu karere ka Rwamagana murenge wa Muyumbu baratangaza ko nabo imyiteguro y'amatora bayigeze kure, dore ko basobanukiwe n'igikorwa kizaba kibarangaje imbere kuri uyu wa gatanu tariki 18 Ukuboza. Amatora turayiteguye rwose hano ku Muyumbu. Imyiteguro igeze kure, iyo manama buri munsi baraturayakora babidushishikariza. Tubyiteguye neza cyane, bimaze igihe nyine barabidushishikarije, natwe tukabishishikariza abaturage bacu. Turabyiteguye, ubu dutegereje umunsi wo kuwa gatanu kuri 18 tukitorera itegeko nshinga, twitorera referendum. Twiteguye gutora umukuru wacu, umusaza wacu Paul Kagame. Aya nta kibazo rwose, nzitabira, nzagenda nanazindutse kuko ni byiza cyane, nimishima ku muntu nkanjye ubu byemerewe w'umunyarwanda, numva ari byiza, ari n'iby'igiciro. Uretse kuba biteguye igikorwa cy'amatora ya referendum, abaturage bo mu murenge wa Muyumbu baremeza ko bifuza ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika azashobore kongera kwiyamamariza indi manda yo kuyobora leta y'u Rwanda. Twebwe turashaka yuko ryahinduka bitewe n'ibintu yatugejejeho. Urabona ni umukecuru, ndi mukuru cyane, ariko iterambere kuri jye uko mbibona naribonye cyane tumaze kwitorera umukuru wacu. Kagame atangiye kutuyobora, niho natangiye kugira agaciro, niho natangiye kumenyekana. Mbega nabaga mu cyaro, ariko ubu ngubu nsigaye mba mu mujyi, nsigaye ngenda ahantu hose no hanze y'igihugu nkajyayo, ariko kubera yuko nagaragaye nanjye mu bandi. Ubu ngubu nta mugabo nta mugore, ufata ibyangombwa ukajya hanze ukagaruka nk'uko abagabo bagenda. Ubwo rero yatugejeje kuri byinshi cyane. Nk'ubu ngubu nta nka twari dufite, ariko ubu ngubu abana baranywa amata. Ubu ngubu tworoye inka kubera Paul Kagame. Impinduka niteze nuko twakongera tukitorera Perezida wa Repubulika, ririya tegeko nshinga riramutse ryongera rigahinduka. Kuba abaturage barasobanuriwe bihagije gahunda y'amatora ndetse bakabona umwanya wo gusobanuza uko bizakorwa, ngo nibyo bigaragaza ko abaturage bo mu karere ka Rwamagana biteguye amatora, dore ko n'ubusanzwe bakunda kwitabira gahunda za leta, nk'uko Mvugirwa David, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu, yabidutangarije. Mu by'ukuri tumaze kuzenguruka mu tugari twose tuganira n'abaturage. Mu by'ukuri abaturage bo baranabyishimiye cyane, ahubwo baratubwira ngo iyo tariki ni ya kera. Aho dushyitse hose baratubwira bati iyo tariki ni ya kera, kuko icyambere nibo babyisabiye. Nyuma yaho abasenateri n'abadepite badusuriye mu murenge basobanurira abaturage ibyavuguruwe mu itegeko nshinga, mu mushinga w'itegeko nshinga, abaturage bo baritabiriye kandi baje ari benshi. Nyuma yaho natwe tugenda duca mu tugari mu midugudu dusura abaturage, dusanga abaturage bo mbese babyishimiye ku buryo burenze, ahubwo icyo batubwira bati amatariki yaratinze, twebwe turabona ari kera. Ubu rero imyiteguro yacu nk'umurenge, turimo turatunganya ibyumba by'itora, turimo turashyiraho, turubaka za Arc de Triomphe, dutunganya ibisanzwe mu myiteguro y'amatora nk'uko dusanzwe tubigira mu bijyanye n'amatora. Ariko ku myiteguro y'abaturage urabona nta kibazo rwose, aho dushyitse hose baratubwira bati ahubwo byaratinze, iyo mu bitwigiriza imbere kuko n'ubundi nitwe twabyisabiye kandi turabyumva. Biteganyijwe ko amatora ya referendum azaba kuri uyu wa gatanu tariki 18 Ukuboza, nyuma y'icyumweru intumwa za rubanda zisura abaturage mu mirenge yose yagize igihugu cy'u Rwanda.